madam. Hano rero mfite 5,000 nibyo guhahira abana ugerageza ubyibuke rwose wahira abana. Ahira abana rwose. Ubwo ngiye ku kazi rero turaza gusubira mvuye ku kazi madam. Kandi wiyiteho. Aya ngaya harimo byeri zingahera shiri cyatano eshatu zonyine ndanikopesha ariko zibe nk'8 azayishyura umunyu urahari ampaye ndaburarangiye ariko nta azabihaha reka njye kunywa mu tubyeri hatuno nyawe macibiro nyazaki umubyine nyereje yego murahaha dashwi umugabo yansigiye amafaranga njye guhaha yanzajya n'amacibiri abahaye kilo kimwe cy'itoki kirabahaza kambanze mfata agacupa kamwe hano kanerekeza amafaranga Serviette zana agacupa kamwe aho ngaho kapiri muzi kare mubemba nsome mubemba Serviette tango urashaka ikonje barishushe cyangwa ikonje upfuye Dufungura bivuga. Zara mitsingi ndabivanga. Amafaranga mfite ntago ari buze gushira vuba. Ndagira ngo aze kurangira vuba. Zara na mitsingi. Bivanga. Umugabo yasiga amafaranga yo guhaha. Serviette banks. Sani. Melange. Izi ziraba. Mfite amafaranga menshi wowe nta kibazo cyo kwishyura. Cyahera keze ngo teba tazisigara. Iraba. Ndamwize neza. Yewe umugabo ariko mumwita kahe kazinara umugabo mwiza Joho yakasa oya agari Joho oya agari Joho nibagiwe aya umugabo sigina gapada saza gapada bada wese nanga shaka ko tirazira sigara Zara zina kimwe gireshatu eshanu. Ngo ni 1,000. Abare bikire ndanikopesha ariko. No, ubundi ntabwo bisubitse. Cheers.
ngiye muri umugabo rero se waje ubusa utashye ubusa nta macibi udakingura umugabo wanjye agiye yitwa inzoga si wowe nanyweye yitwa Joho. Aha. Sanitari. Nahera uko wakibole naruzi nta ndangira inzira nahera cyangwa ni mateke mate kuki utavugaho n'ibyo gutanga nahe umuko mutandangira inzira ariko habyo ubutanga ntabwo mwambwira isa mugabo none arangije ariko zarabaye yataje Mada ubu wanyweye zangahe kuko wanywereye he wowe uranzira mana y'isi n'ijuru mana y'isi ni madamu nundi ariko niwe we nago muzu mbabare cyane ariko wanywereye he mbabarira umbwira ahantu wanywereye mada ahantu tuziranye ntumbwire ko ari amafaranga yanjye we ariko ubundi ntiwasinze ariko wowe wasinze nago tuziranye ariko uburetse mana y'isi n'ijuru ubundi nagushatse ndeba he ko hari abagore beza ariko abagabo batanywa inzoga babaro uzi ko abantu numvise ngo sibafata abagore ntiturarana bakavuga ngo nabagore babo nkawo ubwo wahera ikibazo wanavanga vanze umenye ukanywa inzoga imwe wanyweye se ubundi zangahe wanywereye hese ariko uruwa wanguriye se nta bwenge ugira kunywa inzoga zingana gutya mana y'isi ubwenge buba mu mutwe kandi ubanze umutwe nawe madamu we naragowe umutwe nawe utayera nta wandangira ahantu nanjye mugabo ntijya njya ni ukuvuga ngo ndumva hari ahantu nakubona oya banza umbwire wasinze ubundi njyewe nsinda ndakubaza ibibazo bibiri ndavuga ko kimwe gishoboka ndaba nasinze ngaho mbwire ikibindi ugifashe ukagipfundikira n'ikindi kibindi byakunda si byakunda byakunda nyine ijerekane uyifashe ukayipfundikiza ijerekane byakunda ese wumva byakunda koko ntabwo nasinze rero kuvuga ko bitakunda nanjye ntabwo nasinze mana y'isi n'ijuru nasinze wasinze biragaragara ahubwo reka twumve tugende ziri no kukunukaho wanyweye izipfundikiye wanyweye izi mana y'isi n'ijuru mvuye guhaha ibyo uhashye se biri he kuvuye guhaha hajya biri amafaranga ntumbwire ibindi ariko ntumbwire ko ari amafaranga yanjye hajya nabisize rero ntumbwire ko ari amafaranga yanjye mada birimo wasinze wowe mu yutubari ariko ibyo bijyanga nabyo byitsinda bikihisha babaza abantu bagiye kubirya nta mafaranga nsigajemo abana baba barakurya uruwa ariko abana baba barakurya
Nyiramacibiri na Nyiranzage. Oya mbwira bararya iki? Umugore w'igicucu mana y'isi n'ijuru. Iraha ngaho. Nanjye rero ngo narashatse. Narashatse. Ndebera rwose mada ubu koko wanyweye zangahe n'ubu ni cyangwa muretse uza ahantu umukuye yasinze dore yanyweremo ko kabari kawe amafaranga naguhaye arihe mada rero amafaranga naguhaye uyu mugabo mubona sinzi uwariwe ariko ndi kumubufasha mami yasinze uyu mugabo yasinze ndamutwaye wagiye kuduhahira ibyo uhashye biri hehe nduhaha narabyahira reba kuva mu gitondo kuko amafaranga abana bararya abana bararya none reba amasaha yagereye ngira abana ra ariko buretse ubu ntago uzi kunywa ntusinde ntago uzi gushyira mu rugero nyiramva ahubwo yatangiye kuvuga ngo ninjye wasinzera reba yabo tugende mu cyura nde dore uri kugenda ariko niko nta hantu wewe nkuze ariko wagira umukobwa wandi abasabana bawe madam abasabana bawe mama wawe na nyoko kandi ubu macibiri rego mwibuka mama nibyo nkubwira mami we mwibuka dorutagwa ibyaye ikibazo kikiri macibiri ariko umunsi wacu wari witwa Nyiramvange na Nyiranzage aba n'abana bawe reba neza umaze kunanira uyu ntago muzi ntago muzi buri gihe uragenda ukajya mu kabari ugataha nta kintu utahaye duhurira mu nzira se ahubwo kangufasha ntago ndi umugabo wanjye wawe mu gitondo ntago naguhaye amafaranga ngo ujye guhaha ngiye maha isi nijoro we ariko ubundi mada wakijijwe nk'abandi bose gukizwa ndarwaye se mama amaze kunanirana wakijijwe ukajya mu rusengero ubu abana dore bagiye kubura babwiriwe none banaburare se ubikuye se ibyo nese so wabijyanye mu gitondo ugiye kuduhahira ariko mwumve bana mwariye nyine mugene mama wanyu nimukubita ntago nzaba mushije bagukubita wowe n'ibikapu byawe ariko mana y'isi n'ijuru akira Nyiramvange ngo ndisha ngo witwa ngo ndisha ariko sugusuzugura niko Nyiramvange we tutana